turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri hanze y'Afurika. Turabizi yuko mudukurikirana. Uwiteka nakomeze abaho umugisha muri uyu ku kwezi dutangiye ku kwa gatandatu. Uwiteka akomeze kubana na buri wese. Uyu umunsi tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane ku bantu bakuze, usibye yuko n'abana bisigaye bibageraho, ku ndwara yitwa amaso. Usanga usibye n'abantu bakuze, mbere nibwo wasangaga indwara z'amaso zigenda zigera ku bakuru, ariko ubu ngubu niba ari ibihe bigenda bihinduka ntabwo mbizi, ariko ubwo nicyo gihe tugezemo nyine, no kujya tugerageza tukihanganira icyo gihe. Tugiye kuvuga ku ndwara y'amaso. Rero indwara y'amaso ni indwara ihangayikishije abantu benshi cyane, benshi kuri iyi si. Ugasanga umuntu araho ariko kubona birimo biragenda bimugora, kandi nyamara wareba imyaka ye ugasanga ni imyaka mike cyane, atakagombye kuba afite icyo kibazo cyo kutabona neza. Ese igihe ugeze icyo gihe wabyifata mwute? Ntabwo turi buze kuvuga ku zindi ndwara, byenda wowe ukeneye yuko hari ibyo tuvugaho urandika muri komenti, kuko indwara z'amaso ni nyinshi, ariko ubu kano kanya tugiye kuvuga ku ndwara yo kutabona neza, ituma utabona. Iyo niyo tugiye kwivugira. Ibindi bindi ubwo ni mubishaka murabitwereka mwandika muri komenti, maze tuzabafashe ubutaha. Ariko uyu munsi tugiye kwivugira ku ndwara y'amaso ijyanye no kutabona neza. Hari ubwoko bwinshi bw'amaso rero, ariko mbere y'uko dutangira nshobora kuba nari nyarutse. Reka tubanze twishyire imbere y'Imana, kuko nawe ngiye kurangira uyu muti. Nagusaba yuko mbere yo kuwukoresha banza usenga Imana, kuko Imana niyo muganga mukuru, naho twebweho tuza turi gushyira mu bikorwa ibyayo, ibiremwa yadushyiriye imbere, maze tukabikoresha. Reka twicishe bugufi rero dusenge. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye kurinda kwawe gutangaje kwabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ku bimera bike cyane, ariko bifite imbaraga yo gukiza umuntu. Turakwinginze ngo umuntu wese ugerageza kubikoresha akire mu izina rya Yesu, he kuba imbaraga y'umwanzi Satani iganza, ahubwo imbaraga y'Umwami aba ariyo yiganza muri twebwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi rero twababwiye ko tugiye kwivugira ku ndwara, ku bwoko bw'amaso, tukavuga ku maso atabona neza. Hari ubwoko bwinshi bw'amaso, ariko nk'uko nabivuze haruguru, sinshaka kugira izindi ndwara mvugaho zijyanye n'amaso. Uyu munsi tuje kwivugira ku ndwara yo kutabona neza. Gusa niba wumva ukunda iki kiganiro, ukaba wumva nawe hari ibyo wisangamo, kanda subscribe, ukore share, kuko niba wowe utanayarwaye, nzi neza yuko ushobora guhura n'abantu bayarwaye. Njye natanze umwanya wo kuza gutanga umuti, nawe tanga umwanya byibura ukize mugenzi wawe, umurangire umuti. Ni ukumuha iyi video rero. Niba ufite ikibazo cy'amaso ugasanga amaso ntabwo uri kureba neza, ni ikibazo gikomeye, kandi byenda uracyafite n'imyaka mike, ariko niyo waba ufite imyaka myinshi, birashoboka yuko wakoresha ibingibi tugiye kuvuga. Ni ibintu bitarenze ibintu bibiri byonyine. Ni ukuvuga ngo urashaka karoti nziza. Iyo tuvuze karoti ntabwo tuba tuvuze za zindi zanambye, ahubwo tuba twivugiye za karoti zikiva mu murima kandi zidashaje, za karoti zikiri ntoya z'udutoto, bikiri ibitoto rwose.
fata izo karoti zitigeze zigera ku zuba, maze uzifate ushake n'imboga bita persile. Mu isoko zirimo, ushobora kugenda ukaba wazigura, ntabwo zihenda. Maze ibi bintu tuvuze ubisye. Numara kubisya, ntabwo nkubwiye ngo ubinywe, ahubwo urafata umutobe w'ibi bintu ukawuyungurura neza ku buryo wumva yuko umeze neza, kuko murabizi yuko ijisho akantu gatoya kageramo karakubangamira kandi gahita kaba ikibazo. Rero urawuyungurura ku buryo wumva yuko wawuyunguruye, nta kantu na gato kaza kugutera ikibazo kari muri uyu mutobe w'ibi bintu tumaze kuvuga. Numara kuwuyungurura, urashyira muri serengi ikiri nshyashya. Niba uzaba uvuye kuyigura simbizi, sinzi uko uzabigenza, ariko urashyira muri serengi ikiri nshyashya. Urambaza uti nyuma yaho ndabigenza gute? Mbere yuko tuza kuvuga uko turi bubigenze, kugira ngo umenye uko ukoresha ibi bintu, reka tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market. Badufitiye ibintu bigiye bitandukanye. Akazi ku rubyiruko rwabuze akazi, badufitiye akazi. Abakuru nabo badafite akazi bafite akazi, kugira ngo ube wagerayo babe babasha kuba bagufasha. Bari gukorera i Kigali mu Rwanda, bari gukorera i Kigali, Remera, Kimihurura, bagakorera i Musanze ndetse n'i Rubavu. Bari gukorera i Bujumbura, ubwo ni mu Burundi, bagakorera no ku Muyinga, Bujumbura no ku Muyinga, aho hose barahari. Bari gukorera muri Kongo aho bita Kabutembo, bagakorera aho bita Igoma ndetse na Kinshasa, ndetse bari gukorera Uganda aho Kampala na Ndeba. Aho hose ufite ikibazo cyitwa akazi, kuko baracuruza ibikoresho bya electronic, ufite ikibazo ushobora kubageraho cyangwa se ukatwandikira kuri nimero 072 50 87 552, maze tukabasha kuba twaguhuza n'aba bantu, ukagenda ugakora amahugurwa, wayatsinda ugatangira akazi. Badufitiye n'ibintu byinshi muzagenda musangamo. Ubwo rero tuba tugira ngo tubanze tubarabure, twe kubaha imiti gusa ugasanga umubiri wagize ikibazo cyangwa se wanakize, ariko wowe uracyafite ikibazo cy'imibereho, dore yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo twagarutse rero kuri bwa buvuzi bwacu bw'amaso. Numara gushyira muri serenge nshyashya, kubukoresha uzajya upomba, ni nko gusunika hamanuke umutonyi umwe mu jisho, niba ari 2 urashyiramo imitonyi 2, nako mu jisho rimwe umwe, no mu wundi murindi ushyiremo ubundi mutonyi. Ibi bintu urabikora mu gitondo, ubikore umugoroba. Ibi bintu maze kuvuga urabikora mu gihe kingana n'iminsi 7. Akenshi iyo tuvuze umuti gutya, abantu benshi barawupinga kubera yuko twawuvugiye ubuntu. Nyamara nushaka, nugira ikibazo ugashaka kujya gutanga amafaranga, bashobora kuguha uyu muti, ariko bakawuguha uteguye mu buryo bwa kizungu, ugasanga ubutanzeho amafaranga menshi, nyamara wari kugenda ugatanga amafaranga, ndakeka ibi ngibi mvuze ntabwo birengeje amafaranga 3,000 mu gihe cy'icyumweru, ukaba wamaze gukira. Nyamara ukajya gutanga amafaranga menshi cyane, nkurangiye umuti ku buntu. Rwose twifuza yuko mwamererwa neza kandi mukagumya kubaho mutekanye. Reka tugarukira aha rero, ndifuza kujya nkora
videwo nkeya mwumve kandi mushyire mu bikorwa, ahasigaye ni ahanjye, ni ahawe wowe urwaye, ukagaruka duhurira muri comment utubwira uti bya bintu byatugiriye umumaro. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, bye bye.